umuntu uri muri Kristo Yesu wahinduwe mushya, agahindurirwa ubuzima bushya cyangwa se agahabwa ubuzima bushya, aratsindishirizwa. Kenshi abantu bashaka kuba bashya kuri bagenzi babo, cyangwa se umuntu iteka iyo agenda muri bagenzi be agerageza kwigaragaza nk'umuntu mwiza, ariko ntabwo bishoboka ko waba mwiza utari muri Kristo Yesu. Abantu benshi bifuza kuba beza bakabera bagenzi babo beza, ariko ntabwo bishoboka ko waba mwiza utari muri Kristo Yesu. Ikindi, abantu bifuza gukora ibintu byiza kuri bo kandi bakumva ko ibyo byiza kuri bo bishobora kuba kimwe mu bituma ababareba babona ko ari beza, ariko ntushobora gukora ibyiza utari muri Kristo Yesu. Ese ibyo byiza byaba bituruka? Ese byaba bihagarariwe nande? Ese wowe ubwo waba uri nde? Waba wateguwe n'iki ngo ube mwiza, kandi icyo cyiza ukora waba wagikuye he? Umuntu wese uri muri Kristo Yesu ahindurwa mushya nk'itangiriro ryo kuremerwa ibishya. Abantu benshi barwana intambara nyinshi bashaka kugira ngo bagaragaze ko ari bashya kuri bagenzi babo. Iyo bagerageje kwigaragaza nk'ibyitegererezo byiza ntibikunde, banyura mu byo bakora kugira ngo ibyo bakora bibashe guhamagarira abantu kuza kubareba ngo babone ko ari abantu bashya. Ariko ntabwo ushobora kuba mushya utari muri Kristo Yesu, kandi ntushobora gukora ibishya utari muri Kristo Yesu. Ese ibishya bituruka he? Ese umushya we aturuka he? Ese kuki umuntu uri muri Kristo Yesu ahindurwa mushya? Bigenda biti? Ubundi uko ubuzima bwa Kristo bumera, nta gihe na kimwe wifuza ibyiza cyangwa se ibishya wowe ngo ubigereho utarabanza kuba muri Kristo Yesu ngo aguhindure mushya. Mbere yuko uhabwa ibishya, mbere yuko ugezwaho ibishya, Imana ibanza kuguhindura mushya kugira ngo nibiziguhereza bikugereho ari bishya. Ibyo wakira si byo bikuru, ntawe uzakira. Ibyo wakira si byo bikwakira, ibyo wifuza si byo bikwakira. Ahubwo ibyo wifuza wowe ubwawe ni wowe uzakira. Mbere yuko Imana ibikurekurira ukabihabwa, urabanza ugahindurwa mushya, wowe irabanza ikakwakira. Yamara kukwakira, haleluya, ikanakwakiriza iby'umubiri wawe wifuza. Ariko mw'ibyo wifuza biri ubwoko bubiri. Hari ibyifuzwa byo kuguhindura mushya, ukarindwa bidasanzwe, biri bishya, ukagira imyitwarire mishya, kandi ugahabwa n'ubutsinzi burimo guhindurirwa n'amateka y'umubiri nabyo bishya. Turabasuhuje bene data nshuti z'umusaraba, mwebwe mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Burayi ndetse n'ane wacu muri Afurika. Amahoro y'Uwiteka nabane namwe. Reka tubashimire mwebwe cyane mudukurikirana muri aho hose tumaze kuvuga ndetse naho tutavuze, mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu kandi yanyu mukandararike mu gihe cyuko mubashije kubona notification yacu mufunguye video murimo murayumva, mugakanda kwako gakumwe kareba hejuru, ndetse nimugenderaho mugasiga n'igitekerezo cyanyu. Ndagira amabwire ngo iyo ni inkunga ikomeye, kandi Imana igikomeza kubaha umugisha. Muze twiyubakire urubuga rwacu kugira ngo tugeze aho Uwiteka yifuza ko tugeza ubutumwa bwe. Hanyuma rero ni Pastor Theogene, uzwi ku gicaniro Theogene, kandi akaba ari umuramyi ndetse akaba umuvugabutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twateguye uyu munsi ni ukugira ngo turebere hamwe umuntu mushya, uburyo abaho cyangwa se aho abera mushya. Aho abera mushya rero nta handi ni muri Kristo Yesu. Iyo ugeze muri Kristo Yesu ugahindurwa mushya ntibiba birangiye. Ese ni iki kigaragaza ko wabaye mushya? Ibyo turi bubibone, kandi nyuma yuko abantu bamaze kubona ko koko wabaye mushya, ni iki gikurikiraho? Nta kindi gikurikiraho rero, nacyo turi buze kukibona
guhindurwa nuko ukora ibishya bitandukanye n'ibyo wakoraga. Nyuma yuko ukoze ibyo ngibyo bishya bitandukanye n'ibyo wakoraga, turi buze kubona gutsindishirizwa. Hanyuma iyo umaze gutsindishirizwa rero ni ukuri uhabwa n'ikindi gishya gisumba ibindi, harimo uburinzi, harimo ndetse no kuzahabwa ubugingo buhoraho. Guhindurirwa amateka by'uyu mubiri ntugire ngo nabitarutse, nabyo biri mu ngingo yitwa gutsindishirizwa. Imana rero ibantere umugisha. Reka dutangire ikiganiro cyacu dusenga Imana. Imana Data, Imana Mwana, turagushimiye kuko uri umutozi w'imbabazi. Tugarutse imbere yawe duca bugufi kuko twagucumuyeho. Nkundira ubane natwe ku gicaniro Kibanga TV, wifatikanye na buri muntu wese udukurikirana aho aherereye aho ariho hose. Uyu munsi wa none ndakwinginze ngo ubane natwe. Iki kiganiro ni ikiganiro kirushaho kwerekana amerekezo y'ubukristo, kandi uko bitangira ndetse n'uko bizarangira. Buri wese wageze muri Kristo cyangwa se watangira urugendo rwa Gikristo asabwa guhindurwa. Ngwino ubane natwe rero, utangirane natwe kandi usozanye natwe. Buri wese utwumva ndagusabye kugira ngo aya magambo amutere kwitekerezaho kandi afate umwanzuro. Urakoze, turagushimiye kubana natwe, utangira natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye cyane. Hanyuma rero ijambo turi buhereho ni ijambo ry'Imana rigiye kutwinjiza mu ifungurwa cyangwa se mu mizi y'iki kiganiro. Ijambo turi busange mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 uhereye ku murongo waho wa 17. Aho iri jambo ry'Imana ryatubwiye amagambo akomeye cyane. Riratubwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Iri jambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo waho wa 17, ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Imana ishimwe cyane. Niba ushaka kugaragaza ko uri mushya, uri mwiza se, ntabwo ukwiriye kubivugisha akanwa, ahubwo ukwiriye kubanza kwireba, ugafata amaso yawe ukayohereza mu bantu banana, ukareba ko ibyo bagukeneraho ari byo bakubonaho. Iyo umaze kubona ari byo bakubonaho, ufata umwanzuro, kuko nabwo nta guceceka, ahubwo ufata umwanzuro wo gufata bya bindi bakubonaho ukabyubakira, muri make ukabirinda, kuko uwo ni wo musingi wo kugenda ugaragaza uriwe. Icyo ni ikintu cya mbere. Iyo wamaze kuba mushya muri Kristo, bya bindi wakoraga utakibikora, bya byaha ntabwo Imana izabyibuka ukundi. Yamaze kubona wowe ubwawe wafashe umwanzuro, ubona ko ibyo abantu bagushakamo bizima, wabihaye agaciro mu gihe wafashe umwanzuro wo kubirinda. Yo izuririra ku mwete wawe, izuririra ku mwete wawe, iba ari wigenderaho, ntabwo ibyahahise izaba ikibyibuka.
ariko si uko itabizi, ahubwo izabicecekesha, izabitesha agace. niyo mpamvu nkunda kubwira umuntu, reka gutinya kuza ukuri, ahubwo utinye gusubirayo uko waje. Imana ishaka kuba amahoro. Iyo ni ingingo ya mbere igusaba kuba muri Kristo kugira ngo ubashe kugaragara ko uri mwiza. Abantu bashaka kuba beza, barwana intambara nyinshi bigaragaza mu ruhando mpuzamahanga ko ari ibyitegererezo, ariko ntabwo ushobora kuba mwiza utari muri Kristo Yesu. Iyo ugerageje kugaragaza kuri mwiza bikanga, hari nubwo ushobora gufata ubutunzi bwawe ukabutanga nk'ikimenyetso kigaragaza kuri mwiza, ariko ntushobora gukora byiza, ntushobora gushimisha abantu utari muri Kristo Yesu. Amen. Ntabwo bishoboka. Niyo ubigerageje unanirwa vuba. Ikintu gishobora gutuma uba mwiza kandi ugakora byiza ni ukuba wabanje kuba muri Kristo Yesu, ubundi aho ukaba ari uhindukira mwiza. Amen. Ukaba ariho uhindukira mwiza, kuko Kristo ari we byose. Irindi jambo tugiye gukurikizaho ntabwo ushobora gukora byiza utari muri Kristo Yesu. Pawulo amaze kubera mwiza cyangwa se amaze kuba muri Kristo Yesu yahinduwe mushya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo ushobora gukorera ibyiza hanze ya Yesu, ntabwo ushobora kuhagaragarira neza. Ahangaha mu Baroma ibice 12 umurongo waho wa 3, umutwe w'amagambo aravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ntabwo wakora cyangwa niwaba mu mirimo, niwakubahiriza imirimo ya Gikristo kandi utari muri Kristo. Ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yageneye umuntu wese kwizera.
nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Haleluya! maze igihe mbabwira ngo umuntu ni urugingo rwa mugenzi we, kandi buri rugingo rufite umurimo warwo. Haleluya! kandi uwo murimo ni uwo kuza gufasha urundi rugingo, n'undi murimo w'urundi rugingo ni uwo kuza gufasha rwa rugingo n'ubundi. Imana ishimwe cyane. nta gihe na kimwe rero niba utari urugingo rwa Kristo, ntabwo ibyo uzakora bizaba ari ibya Kristo. Pawulo yigishaga aya magambo kugira ngo ahamiririze abantu ko ukora neza, ineza ikomoka ku isoko ya Kristo. Ukora neza aba ari muri Kristo, kuko ibyiza byose ariho bituruka. Ni gute ushobora wowe gukora ibyiza utari muri Kristo? Ibyo wita ibyiza bishobora kubangamira abandi mu gihe ubikora utari muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe. Bishobora kubangamira abandi mu gihe cyose utari muri Kristo Yesu. Reka turebe Abagalatiya. Amen. ngo kugaragaza ubuzima bwiza, kugaragaza ubuzima bwo kubaho muri Kristo. Hari uburyo wagaragaza ubuzima bwo kubaho muri Kristo Yesu. Reka dusome Abagalatiya 2 umurongo waho wa 20. haragira hati: nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Amen. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, si Kristo aba yarampfiriye ubusa, yaba yarapfiriye ubusa. Amen. Nabambanywe na Kristo byari, iyo ni ya mirimo mibi. Yabambanywe na Kristo. Nyuma yo kubambwa nta kindi cyakurikiyeho uretse gutangira gukora imirimo myiza. Kubambwa wari uri murinjizwa muri Kristo Yesu. Amen. Imana itugirire neza. Ubu ni ubuzima bushya dushobora kugira mu gihe twageze muri Kristo. Ngo ibyo nkora byose mbikorera muri Kristo. Bya bindi byiza, bya bindi ushaka kwereka abantu, dukwiriye kuba icyitegererezo cy'ibyiza, ariko ntushobora kubikorera hanze ya Kristo. Dushobora kuba icyitegererezo tukaba urugero rwiza mu bantu, mu mivugire, mu myambarire, mu myisigire n'ibindi mu mikorere, ariko ibyo byose nugerageza kubikorera hanze ntabwo bizakunda. Ibyiza ntibikorerwa hanze y'umwiza. Iby'ubutwari ntibikorerwa hanze y'intwari.
ahubwo byose bikorerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'ibi rero hagaragara ikintu cyitwa kunesha. Kunesha. Amen. Kunesha. Iyo umaze kuba muri Kristo ibintu biraza, nk'uko tumaze kumva ko mu Bagalatiya 12 mu Bagalatiya 2 hatubwiye ngo Bagalatiya 2:20 ibyo nkora byose mbikorera muri Kristo. Nibiza kukurwanya bikurwaniriza muri Kristo. Umva rero iyo bimaze kukurwaniriza muri Kristo uko bigenda. Turasoma Abaroma 8 Abaroma 8 umurongo wa 31 turi bugeze kuri 37 haragira hati titire y'amagambo ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? None ubw'Imana igize gute? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Yavaye yitwa nde? None ubwo bimeze bike tuvuge iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ninde? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nidushake tugarukiriza hasi hariho amagambo. Amen. Kuri 36 ngoya ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Muri ibyo byose turi mu Mana, turi muri Kristo. Iyo anesha turanesha. Nagira nkwereke inyungu yo kuba uri muri Kristo Yesu. Ugira ubuzima bushya. Ibya kera nibibe bikibukwa. Uyu mwanya ndarangiza ngusabira Imana ngo uyinginge usenga amasengesho yo gusaba Imana, kuko ibyo wakoraga byose ushaka kugaragaza kuri mwiza byaba ubusa, ntiwanabigeraho. Ariko usaba Imana iguhindurire utangire kuba mushya, ubereye mushya muri Kristo. Ubanze winjire muri Kristo. Icyo ni icyambere. Kumwinjiramo rero nuko uvuga ati Mana, nibutse ibyaha byanjye byose nagukoreye byose, nsubije amaso inyuma, ibyo nakoze byose nta na kimwe kimpesha kwinjira ahera hawe. None ngarutse imbere yawe, nciye bugufi, ntacyo ndi cyo mu maso yawe, ariko uko washaka niko wagenza. Urwo ni urufunguzo. Mpisemo guhorangizwa none, sinzongera gusubira inyuma ukundi. Ndashaka kunyambika imbaraga zawe, ukamfata ukuboko kwanjye,
ukagendana nanjye iteka ryose kugira ngo ibirenge byanjye bidasitara. Iryo ni isengesho. Yesu azakureba aho uri, areba umutima ubivuganye, areba urugendo wakoze mu gutekereza ujya kwihana. Nabona ari umwanya uhagije wafashe, azabona ko wicujije koko, bitari bya bindi by'isegonda kuko ugeze aho basenga ushaka ko bagusengera ngo Imana imbabarire ukaburangirije. Oya, ngo nimufate umwanya muboroge, mwikubite hasi, mukubite amavi yanyu hasi, mwirize ubusa, mubabare rwose, mwambare ibigunira. Ibyo izabireba ibone ko wahisemo neza, ushatse gutangira kurwana intambara nshya, ariko ukayirwanira muri Kristo Yesu. Icyo kintu nukirangiza, ugeze muri Kristo Yesu, ibya kera ntibizaba bikibukwa, ntizongera kubigucyurira, ahubwo uzaba ushyize urufunguzo mu gutangira kugaragaza mu mahanga cyangwa se mu ruhando mpuzamahanga ko uri muri Kristo. Uri muri Kristo Yesu ntabwo yongera. Ibya kera byakuweho, ahubwo atangira urugendo rushya. Urwo rugendo rushya agomba kurukoreramo ibishya bisa n'uwo ari we wamaze guhinduka. Bizakorerwa muri Kristo Yesu. Namara kubikora, ibimuhiga si uko bitazaza, nabyo bizaza, ariko Yesu azabitsinda, nawe utsindishirizwe muri we. Uzagira ubuzima bushya kuko n'amateka y'ubuzima bwawe azahinduka. Impamvu azahinduka, nta kizaba kikigucira urubanza, nta n'ikizaba kigihagarara imbere yawe, kuko si wowe uzaba uhagaze aho ngaho, ahubwo Kristo niwe uzaba uhagaze mu ruhande rwawe. Aho niho twahise tubonera ijambo rivuga ngo none ubwo itimanye umwana wayo ku bwacu, ikamuduha imukuye mu rukundo rwayo, izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Ese umubisha wacu azavahe? Yaturuka he? Ninde? Uzaregwa nande? Ni Imana, kandi ari idutsindishiriza. Ariyo yaduhaye umwana wayo ngo adutsindishirize, adutsindire. Ni Yesu Kristo, kandi uwo nguwo ari we wadupfiriye akatumenera amaraso. Kandi ikindi, twiriranwa ijoro n'amanywa dukorera muri we, dutsindira muri we. Nta n'umwe, ahubwo azatsinda dutsinde. Murakoze cyane rero, ndabashimira. Niba iki kiganiro ubu butumwa ubwumvise, tangira ujye kuri 0, usengere irasengesho. Numara kurisenga, kibe ikimenyetso cy'urufunguzo cy'uko winjiye muri Kristo. Utangire gukora ibishya bisa n'uwo wabayeho, ubundi uzagira ubugingo. Ndabashimiye cyane. Ugeze ubutarakora subscribe, yikore, like, ndetse usigeho n'igitekerezo cyawe cy'icyo ubona twakora kugira ngo dukomeze gushyigikira urubuga rwacu, ubutumwa bugere kure. Ndabakunda. Iki kiganiro ntukisangize wenyine, ugisangize na mugenzi wawe, icyo twita sharing. Urakoze cyane. Mugire umugisha.